nyuma yo kumutwara nk'umukerarugendo, Badlama yaje gutereta uyu mukecuru wari ufite agatubutse ndetse bakundana igihe kitari gito. Niwe wamuhaye amafaranga yakoresheje imishinga itandukanye, arimo nayo yakoresheje atangiza The Maine. Badlama wakuriye mu buzima bubi yananiwe kuba inyangamugayo kuri uyu mukecuru wamukuye ahakomeye, atangira kumutekera imitwe, icyo bagiye gushoramo cyose akamubwira ibiciro bihanitse. Byageze aho uyu mukecuru asaba Badlama kureka umururumba kuko amafaranga afite atayamara. Bya bindi by'akabaye icwende katoga yewe kakoga ntikanake, Badlama yananiwe kureka ingeso ye yo gukorakora, ashwana n'uyu mukecuru ndetse yisubirira iwabo muri Amerika. Uyu mugabo yahise atangira urugendo rwo kwirwanaho, ariko kubera gushora mu mishinga atize neza birangira ahombye burundu. Ukuri nako The Maine yazimye burundu. Nyuma yo kubona ko kuba i Kigali bigoye nta mafaranga, Badlama yigira inama yo kujya muri Amerika afite icyizere ko azongera guhura n'uwari umukunzi we akamusaba imbabazi, cyane ko yari akimwitaba kuri telefone. Badlama akigera muri Amerika yahuye n'umushoramari w'umunyarwanda witwa Bazili Maseverio, amufasha kumenyera ubuzima. Uyu mugabo yahaye Badlama inzu yo kubamo nk'umuntu bakomoka mu gihugu kimwe wari uri mu bibazo byinshi. Iyi nzu Badlama yahawe yaje gutekereza uburyo yayikoreramo ubucuruzi, uwayimuhaye amubwira ko niba ariyo nzira ahisemo azajya amwishyuza amafaranga y'ubukode. Byarangiye bashwanya. Muri Gashyantare 2025, urukiko rwa Maricopa County Justice ruherereye muri leta ya Arizona rwategetse ko Badlama asohoka mu nzu ya Bazili Maseverio wari warwiyambaje ngo rumufashe gusohora mu nzu uyu mugabo wari waranze kumwishyura no kuyivamo. Mu gihe ibi byose byabaga, Badlama yaje kumenya ko wa mukecuru bakundanaga yitabye Imana, afata icyemezo cyo gusubira mu Rwanda, agurisha imitungo yose uyu munyamerikakazi yari yarahaguze, ariko imwe n'imwe ayimwandikaho. Mu mitungo yagurishije harimo n'ikibanza cyari hafi y'ikiyaga cya Ruhondo. Nyuma yo kugurisha imitungo yasubiye muri Amerika, ariko aya mafaranga arayabyinira, ku buryo ubu nta n'urwara rwo kwishima afite, aribyo byatumye benshi bakeka ko byamubereye intandaro yo guhinduka mpemuke ndamuke.